Yesu ashimwe bene data, muraho neza, nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana y'urukundo n'imbabazi, tugushimiye kuduhaye amahirwe yo kumva ijambo ryawe. Nyemerera Mwuka Wera yinde ku byo waduteguriye, abidusangize, aduhishurire iby'ubwiru bwabyo, anatubashishe kubaho nk'uko ijambo ryawe rigiye kutubwira. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa gatanu w'icyumweru, turimo turaganira ku mbuto y'ibyishimo. Imbuto y'ibyishimo nicyo turimo turaganiraho muri iki cyumweru. Uyu munsi rero turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 16 umurongo wa 23 na 24. Handitse ngo uwo munsi ntacyo muzambaza, ni ukuri ndababwira yuko icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye azakibaha. Kugeza none ntacyo mwasabye mu izina ryanjye, musabe muzahabwa, umunezero wanyu ube wuzuye, Imana yacu itugirire neza. Aya ni amagambo yavuzwe na Yesu Kristo ubwo yari akiri aha ngaha ku isi, avuga iby'isezerano ry'uko nyine aragiye gucungura abantu akajya mu bundi bwiza. Icyo gihe nta kintu cyasabwaga mu izina rya Yesu Kristo, ariko ababwira yuko ubwo azaba amaze kugenda cyangwa se mu bihe bizaza, ubwo azaba amaze gusohora mu bwiza bwe, yuko noneho abantu bazajya basaba icyo basabye mu izina rya Data twese akakibahereza. Ikintu kizatuma Imana ihereza abo basabye ngo ni ukugira ngo umunezero wabo basabye ngo wuzure, Imana yacu itugirire neza. Icyo muzasaba, Yesu yaravuze ngo musabe muzahabwa, umunezero wanyu ube wuzuye. Donc ikintu kizatuma Imana iduhereza ibyo twasabye mu izina rya Yesu Kristo ni ukugira ngo umunezero wacu ube wuzuye. Imana inezezwa no kukubona wishimye. Umugambi wayo yakugeneye ibyiza byose. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ipfumbatura ikiganza cyayo ikaza kwifuza kuba ibiriho mu isi byose, ngo igira neza, ngo ikagirira neza ababi, ngo n'abeza bose ikabagirira neza. Ntabwo igitoranya bwe ngo uriya kuko yitwara neza ngo niwe nza kugirira neza. Iyo igiye kugaburira ibyaremwe byose, yaba ibyitwara neza n'ibyitwara nabi, byose irabigaburira. Ibiyumvira n'ibitayumvira irabigaburira, ikabihereza umwuka bihumeka, ikabihereza ubuzima. Imana ni urukundo, igira neza. Ibyo byiza rero rusange ubihuriyeho n'abandi bantu. Imana igirira neza abantu bose. Uretse ibyo byiza rusange Imana yateguye, yanatanze Yesu Kristo ngo n'ibindi byose ubona ukeneye, ibindi ibyo ari byo byose ubona wifuza, ngo nabyo uzabisabe mu izina rye izabiguha. Yakugeneye ibintu byiza rusange kimwe n'abandi bantu bose, ariko ku bamwizeye ibishyiraho akarusho, ibahereza Yesu Kristo ngo ahari nibagira n'ibindi bakenera nabyo bazabisabe mu izina rye, ariko umunezero wabo ube wuzuye. Imana yacu itugirire neza. By'ubuzima birashoboka ko Imana ishobora, nubwo nabivuze ngo inezezwa no kutubona twishimye, ishobora kwemera bitewe n'impamvu runaka y'uko unyura mu gihe cy'umubabaro, mu gihe nyine umubiri wawe ubabazwa. Cyakoze ubwo unyura muri icyo gihe cy'umubabaro, umubiri wawe uri guhura n'imibabaro y'uburyo bwinshi cyane, uri kubabazwa, ubugingo bwiburinda neza, kandi ubugingo bwawe bwo igenda irushaho kubunezeza. Muri cya gihe cy'umubabaro, ku munsi w'ejo hashize twabivuzeho, twavuze uburyo umubiri ushobora kubabara ariko ubugingo bwo bukaba bwishimye. Tubona yuko igituma bwishima niho hantu Imana ituye. Iyo unyemereye, ibanza kuguhaza ihumure, ikaguhaza ihumura aho ngaho imbere mu mutima, ikaguhereza n'umunezero wo mu mutima. Umunezero ukaba wanasesekara inyuma kandi uri mu mibabaro. Nicyo rero nari nongeye kwibutsa, nubwo ishobora kubemera kunyura mu mibabaro, ariko nta rwango ruba rurimo. Biba ari imibabaro impamvu runaka, bitewe wenda n'ibyo igira ngo ikwigishe, bitewe wenda n'uburyo igira ngo igukomeze, bitewe n'uburyo wenda igira ngo igwishire iby'urukundo rwayo, ikemera kunyura mu gihe cyo kubabazwa k'umubiri, umubiri wawe ukababazwa mu gihe runaka. Ariko ijambo ry'Imana uko turisanga mu maganya ya Yeremiya, harimo yuko Imana itanezezwa no kubabaza umuntu iteka, ngo naho yakemera uko umuntu ababara, ngo ntabwo yahora imubabaza, ahubwo igeraho ikamugirira ibambi. Imana yacu ni urukundo, Imana yacu igira neza. Mwene data, Imana inezezwa no kukubona wishimye, ariko naho yakemera kunyura mu gihe cyo kugeragezwa, mu gihe cy'ishuri, mu gihe cy'umubabaro, nta rwango ruba rurimo. Ibifite gahunda y'uko izageza aho wamubabara ikawukuraho, ukongera ugasubira mu munezero, ikaguhereza ibyiza, ukongera ukanezerwa. Hanyuma rero tugana ku musozo, bimwe ubona udafite bishobora kuba impamvu
yo gutuma umunezero wawe utuzura, bimwe ubona ubura, bimwe ubona bitabiri kugenda neza. Imana yaguhaye Yesu Kristo ngo ubisabe mu izina rye ibiguhereze, ariko umunezero wawe ube wuzuye. Umvishe ko Yesu Kristo yaratubwiye ngo musabe muzahabwa, ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Imana yatugirire neza. Uburyo bwo gusaba kandi nabwo yaratubwiye ngo ni ikintu tuzajya dusaba ngo mu izina rye. Hanyuma rero ngo musabe muzahabwa, ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Data wa twese yiteguye kuguhereza ibyo uzamusaba. Ibyo ngibyo ubona bishobora kuba impamvu yo gutuma umunezero wawe utuzura, aho kugira ngo ubyihererane bitume utakaza umunezero kandi Imana ishaka ko wishima. Genda ubisabe, Imana yiteguye kubiguhereza. Cyakoze ntabwo izaguhereza nk'uko wasabye, izaguhereza nk'uko urukundo rwayo ruri. Ibyo uzabona bitakugirira nabi, ibyo uzabona bitagutera ikibazo, nibyo izaguhereza. N'ibyo uzabona wenda n'ibyo uzasaba ikabona bitameze neza, ishobora kuzakuvunjira ikaguhereza ibirutaho kuba byiza. Mwifurije guhora wishimye. Ibyo ubona bishobora kuba impamvu yo kutishima, genda ubimenyeshe Data wa twese. Ibyo ubona udafite, ibyo ubona bitari kugenda neza, bishobora kuba impamvu yo kutishima, Yesu Kristo yakubwiye ngo ubisabe, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye, kandi ni Yesu Kristo wabyivugiye ngo musabe muzahabwa, ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Data wa twese yiteguye kuguhereza, ariko ngo umunezero wawe ube wuzuye. Urakoze cyane. Ishime, uhore wishimye, niko ijambo ry'Imana rigusaba. Urakoze cyane.